ndongera gusuhuje bro, isi ni gatebe gatoki bro. Umukinnyi wa filimi asohora filimi y'iminota 10. Umuhanzi nawe agasohora indirimbo y'iminota 5, bose bagapostinga kuri YouTube. Uwa filimi akagira views 5,000, uw'indirimbo y'iminota 5 akagira miliyoni. Aho utinyira birangira uwa filimi ufite views nkeya amurushije watch time cyangwa amasaha yarebwe. Ako kuntu isi ari gatebe gatoki bro, iyo filimi yawe bayireba rimwe icyanga kigahita gishiramo, igahita ikayuka, ariko ya ndirimbo bayisubizamo inshuro nyinshi nibwo ibiri kongera icyanga cyane, ikagumwa kureba cyane. Udafite indi filimi usohora byaba birangiye, ariko wa muhanzi we ya ndirimbo imwe ishobora kumubeshaho ubuzima bwe bwose. Ihangane bro, twese ntabwo dufite impano zimwe. Jya gerageza gukora icyo ukunze, gishobora kuba aricyo cyaguhesha amahoro n'imibereho ya buno buzima. Nongeye gusuhuza abarimu mwese n'abanyeshuri bose bo mu Rwanda, mbifurije vakansi nziza. Ndi mwarimu ubikora ubikunze bro. Ndagusuhuje cyane wowe Samu wiga kuri Ecole Secondaire Juru TSS. Akazi ukora ni kenshi kandi kazakugeza ku cyo ushaka. Gerageza umflowing brother, gerageza umflowing cyane, ubundi twirebera uburyo ino si iri gatebe gatoki tu.